bagiye rero. Uwiteka Mana ugira neza, uri Imana iruta ibindi byose, waremye ijuru n'isi natwe uraturema. Urinda ahangarwa igaba umutuzo, urumuri icyo utonganya bikunza ubukwe bwiza bwabaye naho urahataha. Wicaye ku ntebe y'ubumanzi wuje urugwiro n'icyubahiro, uhorana impuhwe n'urukundo n'uwendatirwa wahizi dushyize mbere y'abantu bari hano bose. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera, imbaraga n'ubuhanga bifitwe nawe. Ni wowe Mwana nziza ugira inama abantu basiga, ukabanogereza ukabatambutsa gitora, umugeni akambara ikanzu irabagirana nk'iyo, umusore akambara ikote rimeze gutya akarabagirana n'inkweto nziza ifite izuru rimeze nk'irya vewiti, agahita atambagira abasore bamugaragiye, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Tugushimiye kubw'aba babyeyi wazirikanye, ni wowe waduhaye agaciro tutari guhabwa n'abantu, kubw'abantu twari gupfa rwose iyo abatari wowe bari mu ruhande rwacu, ubw'ababisha bari baduhagurukiye baratumiza mu nguri tukiri bazima, umujinya uba waracanye kuri twe, isuri iba yaradutembyeho, amazi yihindurije baratembye ku bugingo bwacu. Ariko Uwiteka habwa icyubahiro kuko utemeye kudutanga mu menyo y'ababisha kugira ngo uduhe umuhigo wabo. Warakoze, izina ryawe nigeni. Uri Imana ikura ingumba mu bugumba, abana bagatamba imbuga ikoze nawe gukora mu nkokora, ijambo ryawe rijombora ibijombana n'ibihanda witwa ya. Izina ryawe nirihimbaza. Abakwanga barahombye, abagukunda barungutse, abakuzi barungutse, abakunzi barahiriwe, abatakuzi baramwawe baranasebye, abakumenye bazaba amahoro masa. Turagushimiye kubw'aba bantu uremeye, izina ryawe nirigari Imana, komeza uganze waduhaye ibihe byiza. Turaguhamagaye rero kugira ngo ntabwo tuguhaye karibu, ahubwo usanzwe hano. Hari ubwo twirukanye abadayimoni kuko ntabaraha, ntiducyashya abazimu ntabari hano, ahubwo turavuze ngo ubwera bwawe bukomeze bwerere hano. Duhamagaye ubw'abamarayika n'abaferesi n'ibizima ngo baguhe raporo ko ibintu byabaye wane. Urakoze Mwami kubyumvise, nimunkundira abari hano bose bavuge ngo amen. Buri muntu ahobere mugenzi wawe amubwire ngo ubukwe bwiza. Mwicare we. Amen.
icyo nabakoreye uzagira icyo ashinja n'akazi ke azaba adashinja. Sifa kwa Mungu, haleluya. Weka umukwe we, ariko iyo Mana, ariko iyo Mana yemwe mbababwira, ntazagira umuntu wirarira. Imana iyo yamanutse iba yamanutse. Umuntu utazahamagara Imana bayibanze imbere zamwereka. Uyihamagarira mwumvira ikamubwira ngo nzakugenda imbere, nzakugira inama kandi nzakwereka inzira. Yakweretse inzira sheyi. Ntabwo umusore we, ruhanga rwiza, maso meza, minwa myiza, mbega umusore mwiza we, mbega ibituza binapfa kurusha amatora Rwanda famu na Dodoma barata, mbega umukobwa ufite ibituza byiza, nimurebe iminwa sha. Murebe uriya mwana ahagaze nani, amaboko ye ni imitozo. Murebe uburebure arakubiye, ari muri sisiteme. Murebe umusatsi wuje urugwiro sha. Mbega umwana we, sipe. Hari igihe umuntu aseka wamureba ukabona iminwa ye rwose ukagira ngo ni igitebo cyo ku gikongoro baboshye nabi. Dore iminwa sha. Ndagira ngo urambure amaboko. Nakubwiye kare ngo Luka 12:49 hari ijambo rivuga ngo naje kujugunya umuriro mu isi none waratse. Icyo shikaje ni igiki? Ni Yesu wavuze ngo hahiye koko. Hahiye koko. Reba bebe tutahe. Hagara rwanzu mwitegereze. Nawe nahembukire. Hindukirere bigaramanya kubitwa uragakubitwa ikivuguto gituruka mu matako y'inka. Giringiro, tega ibiganza. Kirabuke. Oya buke. Narambike bibye. Murebe mu maso. Mara amasegonda 5 ureba bebe, ureba umugore utari kadahumeka. Murebe mu maso be, sipe. Reba umugabo sha. Shushu a. Apana shushu pe. Genda gake. Ukimufashe gutyo, wegere gake. Bibiliya iravuga ngo Abaheburayo 13:4 ngo gukundana byubahe na bose kandi kubana kw'abashakanye ntihagire igikwanduza. Ubwo mbishize mu mvugo itari y'icyubahiro kugira ngo abana batagwa. Matwi meza atabanguye nk'ayihene. Musatsi mwiza tagombera ubuhongano. Reba ubwanwa bw'umugabo na afro. Kote ryiza rirushinya John Biden yambaye arahira. Baba we, Imana iri hano hantu, muhobera umutindemo cyane, umubwire ngo ngiye kugushyira mu bituza bitamirijwe n'ubusitani Imana yabwirira harimo na Jaride Damu. Mubwire ngo hari Imana ivugira sha. Ndeba hano. Fata ukuboko kwawe ujye kuri RTV Cameraman International. Iragira ngo ugire gutya. Wabonye uko ngize? Zamura akaboko kawe sipe ugire gutya. Tendekeho. Reba ahangaha haje hano. Ntabwo wabikoze neza. Inkokora akagafate hano. Aho MC fata ukuboko kwawe, fata ijosi ryawe urijyamishe kuko kuboko ku musaya we, ubabaze Satani. Reba imbere sipera. Mugituza musi ya neyashe komano urangiza uhumirize. Ndashaka gusinzira ntuse. Sinzira umva we, sinzira ureba mano mugeni, reba muri kamera.
komera wambabariye byama musinzira ariko kubikoze kandi wera wa Isiraheli abiremye mbere rimwe ngo amen haleluya ongera uhobereshe umushimire ngo ahantu nyicaje harusha ubwizi gataronya n'isanisiro muhobere mushimire muhobere nushaka unamurume Omana we murakoze cyane mwongere murebe hano uterura inkongoro umubwire ngo ngiye kukwicaza aho abakobwa benshi baririra ngiye kuguha ubuki kuguhera ahantu heza Imana yatubwiye byiringiro terura inkongoro wakagira umugisha urakagira inka n'abana ntukwanga natakizwa azahige muri kaburimbo jya umuganiriza umubwire ngo uru urabona atakiwe n'Uwiteka uri umukobwa w'i Siyoni. Iyi couple murayireba. Do you see this handsome boy? Do you see this beautiful girl? May God bless you. Reka n'umvuge no mu ndimi cy'ibyo kimwe. Hayeko. Feel at home. If God say yes, no one can say no. Mana ninzi nicyo ngicyo ntabwo ndi umwongereza mujyana icyo munywesha umubwire ngo ndagukunda ahantu twaje kubw'imbaraga z'Imana sheri warakoze nzagukunda nzakubaha nzakubera umugore w'umugabekazi ntabwo nzakujujubye murakoze hanyuma nimurangiza uzamure hejuru kuri sheri muhane cheers nimugire ubwoba isoni n'iz'ibyaha abantu bakora amabi nibo bagira isoni ubitamo cameraman kuri TV nije wa mbere arangira kutsinda imbere y'abantu baribo bose aho nzagere kugwa neza nzajya mparanira kuba uwa mbere uzitwa umutware iteka ryose nzakubyarira abahungu n'abakobwa ndi umukobwa w'umutima sindicyorezo sindebora sindi coronavirus ni nyampinga impinga itangira bayigenda ntibayirare ndi uwishingiro ndi uw'ababyeyi bareze neza haleluya ungera umwongere umugabo wahaza amenya guhaha iyo umugabo wamwicishije inzara arazerera kirazira abagore babi batubaha Imana bicisha abagabo inzara bakabatera uruzerero uramugaburira ukamubwira amagambo meza warangiza ukamubwira neza agahita kwandika ku bibanza yaguze utazi nongere bwa gatatu mubwira neza ukamutegurira ukamuganiriza ukamuririmbira indirimbo ugahimbiza utazi zose ukaziririmba yarangiza agahita akubwira ngo sheri hari ikindi kibanza mpanditseho iyo nicishwa ahita ari mu burozi bari ngombwa ngo urinde kujya kwahira ibyo wahirira umugabo umusigo bwira umugore ngo ni wowe nahisemo kandi naguhisemo bishaka ntabwo nahubutse si imbaraga z'abandi n'igihe nabitekereje ndagukunda haleluya amen ko Bibiliya iravuga ngo niki cyahindura imbaraga z'Imana ibyo byategetse tamira wibebeze wigwandike kuri sheri ubifiringe uyu munsi n'ubukwe bwawe wambaye ikanzu yera ariko bwa mbere bikubayeho kuko wavuka ntugeze wambara ikanzu nako kantu kari mu mutwe kababaza dayimo ubifiringa shaka ugire n'umutwe gutya ntawe uvuga n'ibyo nashakaga wibebeze useka n'undi wese uzabireba azamenye ko umukobwa uhiriwe muri iki gihe ibyo murakoze Nyarwanda bisobanura umushingira kandi bigasobanura umujyanama haleluya reba ibiganza bya pare umubwire ngo ndagushimiye mu bagabo muhe n'ikindi muhe n'ikindi kwemura umujyanama mwiza washatse neza nta muntu uba ufite umugore umujujuje yongera muri ikiganza ntabwo wajya kwigisha ibyakunaniye rero turagushimiye pare turagushimiye umuco wanyu n'ubutwari ubutwari n'ishyaka n'ubumenyi abafiye mutoranyijwe hano ngo muhicare mu kiburyo
nakunsekera neza bisa nk'umuhunda w'indabyo nziza nziza cyane ndibahaza ese nihe twahuriye kw'iyo nseko yawe nsa nkaho nyizi nubwo ntahibuka neza ni mu nzozi niho twahuriye iyo nseko nziza niho nayibuka